Hosiana, 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 Yesu yaratsinze. Hosiana, 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 yaratsinze. Yesu yaratsinze. Subiramo Hosiana, Hosiana, Hongiki, Hosiana, Hosiana, Yesu yaratsinze. Urumva ko muzi rimwe iri hafi kandi nicyo gihe hazaba akarengane yambike imbaraga dore ni saa 9 saa 11 nzayicamo kandi nzanesha. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24 umurongo wa 14. Hosiana, Hosiana, Yesu ni Mesiya. Hosiana, 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 Yesu niwe Mwami. Hosiana, 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 Yesu yaratsinze. Rimwe n'ab'ijuru n'abamarayika bera bahanika amajwi baririmba muri rya joro umwana Yesu aryamye mu kiraro i Betelehemu baririmba Hosiyana indirimbo y'ibyishimo amahoro abe mu bizu umucunguzi yatuvugiye. Babonye ikimenyetso abanyabwenge bo ku isi babonye ikimenyetso bakurikira inyenyeri bakomeza kugenda bageze ku kiraro bayoberwa wigiye ngo barebe hirya babona umwana ari mu muvure w'inka. Hosiyana twe twabonye umucunguzi azadukiza ububata azadukiza uyu muruho. Hosiyana abo mw'isi nimuririmbe nabo mw'ijuru nimwishime isi ibonye umucunguzi. Hosiyana twe twabonye umucunguzi azadukiza ububata azadukiza uyu muruho. Hosiyana abo mw'isi nimuririmbe nabo mw'ijuru nimwishime isi ibonye umucunguzi. Igihe cye kigeze yinjira i Yerusalemu mu cyubahiro cyabo b'ijuru abantu benshi bamushagaye bazana imikindo n'imyenda yabo basasa muri iyo nzira baririmba Hosiyana indirimbo y'ibyishimo amahoro abe mu bizu umucunguzi yarabonetse. Umurwa w'Abayuda ururembo rwa Dawidi umurwa i Yerusalemu humvikanye amajwi menshi basigiza igikomangoma abatambyi baratinya umwami yinjira iwiwe inagome bayiha inzira Yesu agaragaza ko ari umwami. Hosiyana twe twabonye umucunguzi azadukiza ububata azadukiza uyu muruho. Hosiyana abo mw'isi nimuririmbe nabo mw'ijuru nimwishime isi ibonye umucunguzi. Hosiyana twe twabonye umucunguzi azadukiza ububata azadukiza uyu muruho. Hosiyana abo mw'isi nimuririmbe nabo mw'ijuru nimwishime isi ibonye umucunguzi. Hari indirimbo nziza iri hafi kuririmba ubwo Yesu azinjira mu rurembo rwera Yerusalemu ari kumwe n'iminyago yaguye Satani umutware w'isi abera bazaririmba
indirimbo y'ibyishimo, indirimbo yo kunesha ya Mose izaririmbwa n'abera. Hazabaho ibyishimo ku bazagera aho hantu, Yesu azafata amakamba yambike buri wese, n'abazaba barapfuye bizeye bazazurwa. Duhanika amajwi dusingize turirimba Hosiyana, 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 Yesu niwe mwami. Hosiyana, 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 Yesu yaratsinze. Hosiyana, 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 yatugize abera. Hosiyana, 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 natwe tuzanesha. Haleluya, haleluya, amen yemwe, haleluya. Wow, barakoze cyane. Ntabwo yigeze acumura kubara, Imana iramuzamura imukura kuri iyi si Enoki adapfuye. Mu mbaraga ikomeye azamurwa mu ijuru, mu mbaraga ikomeye, mu mbaraga ikomeye yazamuwe mu ijuru, arenga hirya y'ibicu yicara hatari ikibi. Icyampa nanjye nkaba aho mu ijuru, icyampa amababa none nkaguruka nkigira aho badapfa. Hafi ya Yorodani Eliya ndetse na Elisa babona imbere amagare n'amafarashi y'umuriro, mu kanya nk'ako guhumbya hasi inkubi y'umuyaga. Uwo mwanya Imana iramuzamura imukura kuri iyi si Eliya adapfuye, mu mbaraga ikomeye azamurwa mu ijuru, mu mbaraga mvajuru, mu mbaraga ikomeye yazamuwe mu ijuru, arenga hirya y'ibicu yicara hatari ikibi. Icyampa nanjye nkaba aho mu ijuru, icyampa amababa none nkaguruka nkigira aho badapfa. Yesu amaze kuzuka nyuma y'iminsi 40, yegeranye intumwa ze abasezeranira umufasha, azamuka mu ijuru, arenga hirya y'ibicu bamureba. Bagitumbiriye mu ijuru, abagabo babiri baza kubamenyesha yuko uko agiye ariko azagaruka kujyana be. Ubwo Yesu azaza, ubwo Yesu azagaruka, azahagarara ku bicu mu mbaraga ikomeye, ahamagara abamwemeye, abazaba bakiriho n'abasinziriye, tuzaguruka
kirere nk'abatashyi wabo, ubwo tuzaba dutsinze iyi si nta nyirayo Satani, tuzaguruka mu kirere tuzataha. Tuzaguruka uwo munsi tuzatumagira iki kirere nk'abatashyi wabo, ubwo tuzaba dutsinze iyi si nta nyirayo Satani, tuzaguruka mu kirere tuzataha. Intekerezo ntizishobora kubisobanukirwa uko tuzava mu isi mu mbaraga nk'iya Eliya. Abera n'abirabura duhuriye mu kirere, twambitswe amababa tuguruka twisangira Imana. Oh, mbega umunsi we ndi kurushaho kuwukumbura, hamwe n'abera tuguruka nk'inyoni mu kirere. Tuzaguruka uwo munsi tuzatumagira iki kirere nk'abatashyi wabo, ubwo tuzaba dutsinze iyi si nta nyirayo Satani, tuzaguruka mu kirere tuzataha. Tuzaguruka uwo munsi tuzatumagira iki kirere nk'abatashyi wabo, ubwo tuzaba dutsinze iyi si nta nyirayo Satani, tuzaguruka mu kirere tuzataha. ko tuzatahara. Ntiyabashaga kugenza ibirenge bye, yahoraga yicaye ku irembo ryitwa ryiza. Abanyuraga aho ngaho yarabasabaga bose, kuko ntiyagiraga ikintu akora. Petero na Yohana banyuze aho ngaho, nabo arabasaba. Petero ati feza n'izahabu ntabyo dufite, ariko icyo dufite turakiguha. Maze uwari waramugaye ateye intambwe birakunda, n'ukuri aba muzima. Uwahoraga aho ngaho asabiriza, yongera kugenza ibirenge bye. Mana reka tugushime, ufite imbaraga zitangaje, ibyo tubona kuri twe bidashoboka, kuri wowe biremera. Mana reka tugushime, ufite imbaraga zitangaje, ibyo tubona kuri twe bidashoboka, kuri wowe biremera. Yesu yendaga kugera i Yeriko, utabona yari yicaye ku nzira, yumvise abantu benshi bari kunyura aho ngaho, arabaza ati sabo ni bande? Baramusubiza bati ni Yesu w'i Nazareti unyuza. Arataka cyane ati Yesu mwene Dawidi, babarira unyize mbashe kurora. Maze abari bamwegereye
atangira kumuca bati sigaho reka gusakuza. Yesu ati mugende mumunzanire, ati kwizera kuramukishije. Mana reka tugushime, ufite imbaraga zitangaje, ibyo tubona kuri twe bidashoboka kuri wowe biremera. Mana reka tugushime, ufite imbaraga zitangaje, ibyo tubona kuri twe bidashoboka kuri wowe biremera. twese tujyane. Mana reka tugushime, ufite imbaraga zitangaje, ibyo tubona kuri twe kuri wowe biremera. Mana Reka tugushime, tugushime ufite imbaraga zitangaje, ibyo tubona kuri twe bidashoboka kuri wowe biremera. ibyo tubona kuri twe bidashoboka kuri wowe biremera. gusenga niyo mpamvu ikomeye mu rugendo tugatakira Imana tuyibwira ibibazo bitugoye. Tugira gusenga ubuzima bwawe bwa buri munsi, ugahweme gusenga Imana yakuremye. Mbega ukuntu gusenga ari pari iruta izindi zose. Abakurambere bacu barasengaga maze bakanesha, bageraga ku rugamba bagahamagara Imana rurema, ikazikabana nabo bakabona kandi bakanesha. Nawe tugira gusenga wabona ubyutse cyangwa ugenda, ujye wibuka Imana wiragize imigambi yawe. Uko rero kiragenze ubuzima bwe bw'abantu ku isi, amaherezo yiwe yimuriwe mu ijuru. Hana yari umubyeyi afite ikibazo cyo kutabyara, mukeba we Penina agahora iteka amubabaza, maze yibuka yuko mu ijuru hari Imana ishobora byose. Afata icyemezo cyiza aba ariyakanyira. Nyuma y'amezi 9 aterura umwana w'umuhungu, maze amwita Samweli. Ibyo byose biva mu gusenga. Yesu nawe yarasenze mumwibuke muri ka gashyamba, atakambira Imana ati ndatundenze iki gikombe. Yahakuye imbaraga nizo zamushoboje kuducungura, ku musaraba aratsinda, mu gituro bibi bindi. Ubu Yesu yarazutse mu mbaraga ikomeye, ubu ari mu ijuru. Dore ibyiza byo gusenga, Yesu niwe turi kumwe. Bidatinze imbere yacu hari akaga kazibasira cyane abasenga mu kuri no mu mwuka. Benshi muri bo bazicwa, abandi bazihisha mu mavumo, nyamara kuko basenga bazatabarwa vuba. Muganye mwako guhumbya bazabona agaciro burasirazuba,
maze babone ni Yesu uje gutabara abamusenga. Bazamuka uwo mwanya bahurire nawe mu kirere, bibagirwa amagorwa n'imiruho yose ya hano ku isi. Dore ngabo basenga bari kumwe n'umwami wabo basengaga. Mbega indirimbo nziza, amashyi y'urufaya mu kirere, banamye kuri Yesu bamusenga iteka ubudasiba. Dore ngabo baratashye bimanye ingoma n'uwo basengaga. Nshuti nawe jya usenga nubwo wahura n'ibikugora, nyuma y'uru rugendo uzagororerwa. Joko kurababaye iyi si mbi yarakubabaje, ntabwo ndimo gukina ku mubyimba, ahubwo ndakwibutsa ikigukomeza. Ese mu byago wahuye nabyo, ese mu ntambara wanyuzemo, nta mbabazi z'Imana wahabonye, nta rukundo rw'Imana wahabonye. Ese mu byo wiboneye n'amaso, nta na kimwe cyagutera gushima. Uhandiko Uwiteka ari mwiza, muri byose duhore dushima. Hariho byinshi byatuma dushima, tutabitewe nuko dutunze byinshi. Suko ibitubabaza nabyo bishize, kuba tukiri kuri isi duhumeka, bikwiye gutuma dushima Imana. Kuba Yesu yaratubambiwe, bikwiye gutuma dushima Imana. Twateguriwe isi kitabamo amarira, bikwiye gutuma dushima Imana. Hariho byinshi byatuma dushima, tutabitewe nuko dutunze byinshi. Suko ibitubabaza nabyo bishize, kuba tukiri kuri isi duhumeka, bikwiye gutuma dushima Imana. Kuba Yesu yaratubambiwe, bikwiye gutuma dushima Imana. Twateguriwe isi kitabamo amarira, bikwiye gutuma dushima Imana. Bikubwire neza, ndabizi ufite byinshi ukeneye. Ushaka amafaranga wubaka ivuriro, hari uwabuzayo ishyura kwa muganga. Ushaka impamyabumenyi ngo ugire ubwenge, hari urwaye mu mutwe turagura amasashi. Nta gihe wabona ngo wumva utuje nta kintu ubuze, niburira ngo ukeneye imodoka, harurira imodoka yamugonze. Urarira ngo wabuze urubyaro, harurira ngo umwana washaka kumwica. Nyamara mw'ibyo byose ducamo, hari Imana ikomeza kuturinda, turinzwe n'ukuboko k'Uwiteka. Muzamure amaboko tumushime. Baratenebutse bashaka gusubira inyuma, dore bagenze hanini baragerageje, hari hasigaye gato
bagasoza urugendo. Bamwe bahuye n'intambara, abamaleki barabakurikiye, benshi bacitse intege bashaka gusubira inyuma. Egiputa nta cyiza cyaho, n'uburetwa burangwayo. Farawo ntadukundana, bari mukomeza imbere. Imbere yacu ho ni heza, hari Kanani niwe iwacu. Nitubona tugezaho heza, tuzanezerwa. Egiputa nta cyiza cyaho, n'uburetwa burangwayo. Farawo ntadukundana, bari mukomeza imbere. Imbere yacu ho ni heza, hari Kanani niwe iwacu. Nitubona tugezaho heza, tuzanezerwa. Ibuka henshi aho wanyuze hari hakomeye. Ibuka ya mana yagwa mukije ya nyanja. Ibuka amazi yo mu rutare, ibuka amanu ya buri munsi. Mbese ibyo byose bivahe, hari Imana iturinze. Egiputa nta cyiza cyaho, n'uburetwa burangwayo. Farawo ntadukundana, bari mukomeza imbere. Imbere yacu ho ni heza, hari Kanani niwe iwacu. Nitubona tugezaho heza, tuzanezerwa. Igihe neza, mbese tugeze he? Mu Egiputa twavuyeyo, twerekeje i Kanani. Inyuma hari Farawo, ntabwo yifuza ko dutaha iwacu. Umwanzi inyuma araturakariye, ariko nimukomere, hari ibyiringiro. Dufite Imana hejuru, nirugira byose. Nubwo twahura n'ibyago, uburwayi, ubukene biduca intege, nimukomeze imbere, iwacu ni hafi. Egiputa nta cyiza cyaho, n'uburetwa burangwayo. Farawo ntadukundana, bari mukomeza imbere. Imbere yacu ho ni heza, hari Kanani niwe iwacu. Nitubona tugezaho heza, tuzanezerwa. Egiputa nta cyiza cyaho, n'uburetwa burangwayo. Farawo ntadukundana, bari mukomeza imbere. Imbere yacu ho ni heza, hari Kanani niwe iwacu. Nitubona tugezaho heza, tuzanezerwa. Nitubona tugezaho heza, tuzanezerwa. Nitubona tugezaho heza, tuzanezerwa. Nitubona tugezaho heza, tuzanezerwa.
nejejwe na byinshi unkorera ineza yawe itagira uko ingana ibyo ndabigushimiye Mwami we wishize mu maboko ubuzima bwanjye bugenge imigambi yanjye iburizwemo iyawe isohore Yesu Mwami wanjye munyabigwi Yesu tubivuge hose tubivuge mu ndirimbo tubibe ibisigo bigusingiza Yesu ni mwiza kukugira nibwo butunzi bukomeye ugushikamishije umutima azagira amahoro iteka munyabigwi Yesu tubivuge hose tubivuge mu ndirimbo tubibe ibisigo bigusingiza Yesu ni mwiza kukugira nibwo butunzi bukomeye ugushikamishije umutima azagira amahoro iteka Yesu wankoreye buri wese azi ibyo wagiye umukorera watujije amashimwe n'ubu iminwa yacu iravuga ineza yawe dukoreshe nebero n'inanga turirimbe izina ryawe koko ni rukundo urukundo rwawe rurahebuje umunyabigwi Yesu reka tubivuge hose tubivuge mu ndirimbo duhimbe ibisigo bigusingiza Yesu uri mwiza kukugira nibwo butunzi bukomeye Yesu we ugushikamishije umutima azagira amahoro iteka munyabigwi Yesu reka tubivuge hose tubivuge mu ndirimbo duhimbe ibisigo bigusingiza Yesu uri mwiza kukugira nibwo butunzi bukomeye Mwami we ugushikamishije umutima azagira amahoro iteka Yesu wababajwe ku bwacu kandi turavuga Yesu wapfuye ku bwacu akajya mu gituro mu minsi 3 akazuka uwo niwe turimo tuvuga reka tubivuge n'umunyabigwi Yesu nashimwe iteka umunyabigwi Yesu reka tubivuge hose tubivuge mu ndirimbo duhimbe ibisigo bigusingiza Yesu uri mwiza kukugira nibwo butunzi bukomeye Yesu we ugushikamishije umutima azagira amahoro iteka umunyabigwi Yesu reka tubivuge hose tubivuge mu ndirimbo duhimbe ibisigo bigusingiza Yesu uri mwiza kukugira nibwo butunzi bukomeye Yesu we ugushikamishije umutima azagira amahoro
iteka. reka tubivuge n'umunyabigwi Yesu nashimwe iteka. Reka tubivuge n'umunyabigwi Yesu nashimwe iteka. Uri umunyabigwi Yesu, reka tubivuge hose, tubivuge mu ndirimbo, duhimbe ibisigo bigusingiza. Yesu ni mwiza, kukugira nibwo butunzi bukomeye. Yesu we ugushikamishije umutima, azagira amahoro iteka. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24:14.